harya uri mabeyi uri imvubu uri giki cyo hanyita cyose cyo ngwita cyose uremera umva rero igitumye twicarana hano ntabwo ari izindi mpuhwe tereka hasi ikibazo cyawe ntabwo ujya wumvira nakuje kwicarana nanjye wambaye icyo kigofero noneho wahinduye turi ikinyabupfura shyira hasi icupa ukuremo ingofero ujya umenya ko ndi nyokobuja wirakarase ngo uri imvubu uri ingona uri kiyoni uri giki nyine ubundi nitwa mabeyi ariko ejo nabatijwe mvubu ubu nitwa mabeyi imvubu niba uri imvubu rero njye ndi inzovu sibyo uramaze kuko cyane uzi ko naguceka aha umva rero twumvikane oya umva simva sa ndagutuka ndakugurira agacupa ninangiza ngutuke ngaho se katuvugane Urasko mbona nje arimo kurira yabaye ari gukungura ababyeyi bacu bapfuye nanga ari kwikungurira Boringo ntago ari kubakungurira nta nubwo ari kwikungurira buriya nta kantu gatumye arira ahubwo se kutagiye ku ishuri hari abantu benshi bahonze bicaye bize batagira akazi nta nubwo nzasubirayo ubona nutiga uzimara iki mu buzima ndasabize ufite icyo bimariye ni bangaye uracyari mutoya none ntushaka kwiga urumva wakora iki cyaguteza imbere basanze ndi kubiganiraho na Aneti ubundi iki natari cyawe urarekura ngiye kugana y'ubucuruzi gutyo ngana ugiye kwinjira mu bucuruzi ko gucuruza se nabyo muri iki gihe bitoroshye wa mwana no kuntungana reka kuntungana ugiye kwinjira mu bucuruzi ngiye kubwinjira wabanje ukiga ko n'ubucuruzi hanze bitoroshye kuba umuntu yabukora ahubwo boss je cyo nzi no gusoma no kwandika ubuye niba ufite 30 ibubimaye nikorera umushinga nzaba ndakubikwishura ntango ndemereye nk'abandi bose se reba ukuntu ngana koko ntabwo numva umushinga ushobora gukora ukaba waguteza imbere wakaba ugiye mu ishuri ukiga ukamenya ubumenyi ukagira ubwenge then ukazaja gucuruza ufite ubwenge kureka n'umuzungu yazo ukabasha kuvuga nko urabona u Rwanda rukuna kugendwa n'abazungu abava mahanga kwiko bavugana nabo indimi zitandukanye urumva gucuruza ari byo by'ingenzi ikingenzi mu gucuruza genda utegura umushinga wawe neza ku buryo bunonosoye fresh urabyumva ndagukubita 100 n'ukora neza nkabona ko ushobora kubyara inyungu ariko wowe ukuntu ngana amafaranga bazayakurya icyakora aho kwanguye kwa Marine umuntu akureka ibitekerezo byawe buryo kubitekereza ukitsanzura mu bitekerezo ibyo uzakora n'ibyangu uzagaruka uswe no kwishura ariko uracyari gusa nakwifuriza amahirwe masa mva rero ikintu cyatumye nza ngo twicarane hano so ubundi rukundo nta zindi muhe ngufitiye uko sinakubyaye tuje hano kuri misiyo misiyo ngiye mba ndi tayari ubundi kuri misiyo iyo washyizemo n'agacupa kuba harimo akantu ngiye misiyo mbwira nta kibazo sunzi se ndizera ubu ngubu ubwenge butangiye kugaruka kuko nanjye ndashaka gutaha ndumva bwagarutse sore kiriya ikoraho cyane cyahangane nanjye ntabwo njingira kuyikubazaho kandi nanjye nzakuba hafi sore kiri hano nari nkiri hano ntabwo nari nakagiye kugera hino mbwira uko umerewe ndumva nateye agatega ko bimeze kose sinibishaka ko kiranga nanjye hari nahoze ngana na Boringo gusa mwebwe aho bishoboka nzabafasha igishoboka cyose ntabwo navaho nta na kimwe muzambonana kuko nanjye hari ibyo mbura ariko ibishoboka nzabikora ariko mwe kubaho nabi nubwo nanjye ntabayeho neza ariko hari ibyo mutakena cyangwa se mutaganya mpari sibyo kandi wumva ukomeye urakoze cyane uzi icyo kiganiro twagiranye
cya Mr Gugu. boss Ubundi uriya ntago ari ni boss wawe ariko boss mukuru ni njye. ndamwubaha Jumwubaha ariko ujye umenya ko ngiye buriya mbishatse wahava wararuhavuye. Bisabwa rero kunyumva ngewe dabo. Aha. Uzi icyo kiganiro twagiranye ndagira ngo tuvugane uburyo wangeza ku muvuzi wazampa umuti utuma akunda Shadiye. ubundi wo kumushitura koko nyine atajya ashyuha. Utuma ukunda Shadiye. Ibyo gushitura tuzashitura nyuma. uravuga Shadiye akakobwa kaje hari kara nakanjye nako. aho ni sawa. Ibyo gushitura tuzashitura nyuma ariko icyambere nshaka ni umuti utuma mukunda mbese akamwiyumvamo. harimo akantu se Ariko nakubwiye ko ikintu kitabuza umuryango wacu ni kashi. wumva ngo harimo kashi rero. ubundi buriya baravuga ngo hari igihe uvukirana hano bakagukiza. kuba naravukiye umwana muri Tanzania kuba nzanye n'amasaha nagiye n'izo njya za Kibungo urabona ko bigiye kunyiza. wowe ikintu ugiye gukora ni iki? ugiye kunshakira ibyo 300 by'itike biranyana muri Tanzania kuko urumva nzatega indege rega kuba nzanye n'amasaha ngiye kurira indege. ubundi nawe nzakugora uzama duke uzama nka desi kari menshi s'amafaranga arubuga buzi wawe. ahubwo se kumbwiye ngo ari kumwe na Boringo ngo tuvugana na Boringo yanze ishuri. yego yahoze abimbwira ngo na Nisa ngo ntashaka kujayo. Mbese mwavuganaga ibiki? nibyo yanze ishuri ariko buriya wamureka agakora nk'ibintu yiyumvamo kandi akunda byaba byiza kurushaho kuko niba adashaka kwiga hakaba hari ibyo yumva akunze wamureka akaba ari ibyo akora sibyo? Oya simbishaka nkeneye ko yiga aracyari mutoya. kuba ari muto birashoboka kandi koko biragaragara ko ari mutoya nta nubwo aragera ahantu ho kwifatira imyanzuro. imyaka 13 ni mutoya ariko reka nkubwire urabona kwa mwarabuze ababyeyi wakiri muto cyane uriya Boringo yahuye n'ikibazo cy'ihungabana mu mutwe ku buryo kutamuretse ngo ibitekerezo bye umube hafi umuyoboye mu byo ashaka gukora ugashaka kumutegeka ashobora kukunanira akagucika akaba yaba nk'imbobo yo ku muhanda ugasanga ejo ni marine cyangwa akajya mu bindi bikorwa bipfuye akanywa itabi akanywa n'inzoga. njye numva rero icyaba cyiza ni ukumufasha muri bya bitekerezo bye sibyo? nakubeshe nje kubyumva ntibiri hafi nzobyumva ntinze kumva ko atize ayo musaza wanjye umwe wenyine sigaranye. uravuze ngo niwe wenyine usigaranye nanjye uramfite kutishimye. ndabyishimiye cyane. uramfite uhereye umunsi wa none basi se biragushimishije niba bitagushimishije mwamvuga ibindi. oya biranshimishije cyane. okay uhereye umunsi wa none uramfite uje umfata nka musaza wanyu mukuru sibyo? yego Ariko nzovu niba ari igiki wacyana we 500 sicyari cyo gice cya miliyoni. Wowe n'umuryango wawe mugeze mutunga ayo mafaranga. Sukandi kurakaye. Oya nago ndakaye. 500 sicyari cyo dore ndagushakira 50 utinde gato ahubwo mite ngufukuza no ku kazi. Nese ko mva ari Kibungo uzanye indege gute kuri fake. Asundi mawuje ukuri mu nkanga ruzi ko urangiye n'ibintu byose waganiye na wa mukobwa nguru kuvuga ngo ushaka kugira ngo ngakundane na Gugu. Nje none nabyumvisha urunguvuze ko nanabivuga. Nje nima mutarambyumva 500 none nge nabivuga none mureke ko none umwe bose atita nabirukana mbere yanjye. Cyangwa uzunguru ku nkanga hari uzingo ntago mbitsi banga. Ngewe nshatse nahita ngira gutya ngo pa kahita rigenda hanze. Hono kugira umenye ko nge nta n'imikino mfite. Cyangwa mubonaga niyigize inzanga mukagira ngo nabwengenze. Bwenge ndabuzi. Randeba ikizo. Ntago ndi kugutinya ubu ngubu none. Baby. Hakiriza ikizi. Nikiriza iki? Sipa wajya umenya gutanga ke. Ubusa ntabwo uramenya ikintu nkunda. Ikintu ukunda? Urasubiye ngo nzapfa kukimenya. Ko icyo utazapfa kukimenya. Iyo umuntu afite amasho menshi uranyumva? Kumva.
ahitamo itanga umukamo mwinshi akaba ari agabura mbere y'izindi zose. uvuze ngo iki wamutimbweho? Ahubwo se wumvise iki? Kereka niba wumvira umutimbwe gusa akaba ari umwicaranye kandi umutimbwe uramuka ntuvuga. Genda avuga cyakora niba ndi umutimbwe umbwire moke. Burya uri ninjije sinari mbizi. Ubitsa amabanga se wacyana wowe ayo wambwiye yirwa yinjiza abakobwa mu cyumba nitujya ngo tukaburana urumva uzagira ijwi rirerire rindi. Ni nyina cyangwa n'umuboyi. Ahubwo nyitwaraho neza ibyo wambwiye byose se ntubizi. Ukuntu bajyaho bagasomana ngo kajya mu mashu niba ari mu mashu niba ari mu mbwija ntumbaze. Ibyo wambwiye warabyibagiwe se. Tureke gusubiranamo mu magambo rero. Bo muntu w'umugabo umva ko ushaka gukira. Fata ibyo 50 ndakwishyiraho 10. Nakubajije ngo amashyo ni bande abatanga umukamo ni bande? Umva nkubaze. Yesu uramuzi? Yesu Kristo. Yesu Kristo wo mu ijuru. Uriya watsinze Satani akamumanura ikuzimu. Uriya babambye hagati y'ibisambo bibiri agacunguramo kimwe agapfa akazuka nyuma y'iminsi 3 yarangiza akadusiga muri nasi twenyine. Ndamuzi. Bamubwire. Reka kuvuga byinshi ngo urondogore ntago ari byo nagusabye. Nakubwiye kuvuga yego yego ndamuzi. Ni umuzi rero kavuze ngo yaradutaye mu isi ngo y'ibyago. Ko nanjye niteguye gusiga bamwe. Ese ubundi wavuze ukeruruka reka kugenda uvugira mu migani? Reka nsigaye mvugira mu migani hakumva bakwiriye kunyumva. Bura ntago ari wowe nabwiraga niyo mpamvu utanyumvise. Iyo aba ari wowe. Umva nkubwire. Reka kuntinze pfa kumereza ibyo ufite ibyo kunywa byo byose ni inywere. Waje ufite icyaka? Ngifite nyine. Reka da. Wanyumvise se basi ibyo navuze? Ntago nshaka no kukumva. Wewe mpibyo kunywa ni inywere. Soma buja we ibyo ngibyo bizanye utako ni inkarakare ndi umukozi wo mu rugo nawe turakara kandi uri mabuja. Ramba nirakaje nyine kugira ndeko ko arakanu wakongeraho. Kanyana nayo 60 ni make pasi ongera iyo 40. Ngeze ari umuntu ujya undakarira niko bakubwiye. Nakire wita ngo ni boss wawe nakire wa cyankanga se. Boss? Ibyo wumvise bibike ubimire no mu nda ngo dumburi. Na boss? Nyina mabusha. Boss se yari yakuzana. Ahangaha muri Susakade ni wari wakuzana. Nyina mabusha twumvikane basi. Sibyo ngira hiyo 40 urumva. Urabona nyenge kujya muri diro ntayo irakomeye. Tuhagarikiraho. Haguruka unagende muramwe iryo cupa ryawe ugende ubitekereze. Tuzongera tubivuge. Genda ushyira ubwenge ku gihe wamagare nawe bene wanyu naho warerewe ubundi umbwira umwanzuro wawe. Ariko mabusha. Twibanira amahoro. Nizere ko mutaranyirukanisha. Oya humura. Sawa n'icupa gishyura ndaritwara mu rugo. Musiri. Mbaye shari noneho se. Ngira mbireke. Oya dande shaka kwinywera. Sasa. Ubaye shari noneho usugiye. Tumedamu tuyashe. Rwose ntabwo wabigura. Zibumva se uranywa Hennessy cyangwa uranywa Marura cyangwa Hennessy inda yewe ni Hennessy. Ariko se windi wajya kuzo kitwaje no mu gakapu. Naheruka ku. Yarakomeye mbabarira. Abantu bave muri lockdown naza kubona. Mabezana kuri icupa rya Hennessy zane turahuri tubiri. Gira vuba. Sigawe basha. Narakwigaye. Ariganye. Okay, ariko nta nicyo bitwaye da. Erega ngo hene mbi ntawe izirikaye nziza. Kuko numva bakomeje kunyurira. Useni kugucyurira. Ngira ndi kugucyurira. Babarundeke bazane Hennessy n'inywera turavugana tutangiye ku. Kumwici? Bagira ngo se nawe uvuga bayisubize reka bayizane mbewa. Umbase. Watanye vango cyeye. Kiyazo kunywa ngiye kuziguha. Hari izindi ushaka? Ntibaciye agahigo se ngo ntago bajye bagira bate. Uyu munsi ngiye gahigo bazanye ngiye kugaca. Jemba nahamagariye. Wabatinze he? Kira mabusha. Merci. Tuzana twisukamo. Igo pasi. Yaramenya kwisuka zana. Pasi ariko mujye mureka. Bahe keya cyo twita keya. Suka neza utayimenya. Ndahorekera aho ngaho ntago barenza. Kirarata mabusha. Uri mwiza? Urakoze. Boss keya gose. Kuyimenaza. Boss mutwihangane. Akajya ko kanwa se. Namikari.
Bose ariko nizere ko uyu munsi uramenye ubwenge mukarenga rwa rugi rw'icyumba nkumva muri gucurangisha ubuye. Ngo iki? Nyine boss. Utoka mva imbere genda. ariko se uretse gutereka uretse no kumira nako banza umira ubona uko nsubiza n'umukozi wawe arabizi ko nta kigenda nta muntu ugira ngo ararugire ujya mu cyumba cy'iwawe. Nta kigenda se gushatse kuvugira. Ibyo ubwese ntabyumvise. Ngirengo. Umva nkubwiye. Hasi kwa afite ubwenge buke. Ukurenga mu cyuma ngo kuma mu kucurangisha igitanda. Igitanda se kiracuranga. Nakubwiye ngo uyu munsi naje kugera gute guca gahigo. Ibyo batakoze ngiye kubikora. Kira cyumba ndakiraramo kandi nawe urakiraramo. Ikirenze kuri ibyo sinta nzatagiye nshakiye. Hano ni kwa mama wawe, ni muri ghetto yawe, ni muri hotel yawe. Ni wawe. Kandi ngiye nawe tuzabana. Tuzabana. Niyo mpamvu cyo muzakigeramo igihe cyageze. Nacyo giye uzabonera ubusa bwanjye. Warageze nkakipima. Nkakipima. Uzagure matera yawe yizanemo. Mva. Ibyo uri kwigira ntacyo biri buhindure. Sintaha. Nakutaha. Kurana muri saro. Turarara. Cyangwa urane na mabeyi. Turarara. Mabeyi urabona umushitsi uyu munsi. Arekura. Abwe ko turarara ndana na mabese naje kurara mabeyi. Sasa. Si ubikubwiye ngo barara mu cyumba. Mbabara rimwere. Turararana. Bonande. Ngirazi. Ngiye na Gugu. Ngo hano ndi Gugu impanga yanjye itari ngewe. Cyumba cyane nta mukobwa urakigeraho. Ndakigeramo rero naje guca de. Courage. Bimeze biteze? So. Izere kubushize mwanteje mukecuru. Urabyibuka? Burase nitwe twamugutera cyangwa niwe mudutera. Mwaramuneze noneho. Cyakora ufite ikinyabupfura wararezwe. Wararezwe. Ariko gukora akara bigiye ngo ndakubesha. Ikintu cyanye cyonyine ni kimwe. Nuko warakuriye mu rugo rutanga discipline. Naho ibindi byose nsigaye mbona nawe urakarara. Mutanye kwanga rarara hano. Menigiriye hanze niba utanye kwanga rarara hano. Dasohote. Nako gacupa nukamara utahe. Mabe akirambikira. Nkomeje kugutereka. Urumva? Nkomeje kugutereka. Wasina nkabura ukuntu utaha akurandata. Mwako ngako nangize utahe. Naje naga kansindisha gusinda si mu mutwe se. Nanjye ngo mfite umugabo karaho gusa. Mabe mutimbwe imbwa egera. Ndaharara ariko ni hahandi. Umva rero Gugu. Ubu gahunda zahindutse. Uti zahindutse gute rero? Nafashe icyemezo cyo kubana nawe kugira ngo Shadiya yige. Kuko uko nabibonye Shadiya na ziriya nkumi nazashiduka umwana wanjye ahuriye n'ibibazo. Nanjye ndahaguma. Shadiya se ko nta hantu atandukanye nazo. Aho batandukaniye ariko ni umuvandimwe wawe. Ako guvandimwe uvuga bushingiye kuki? None Shadiya ushatse kuvuga ko atari amaraso yawe ya hafi. Ubu nta mwana wa rubanda wafasha nkanjwe uwo mufitanye reconnaissance ya hafi. Nge nakubwiye ko uramwana nshaka ko yiga. Nkamufasha nkanamurihira. Gusa igikuru numva nakora. Ntabwo nshobora kubana mu nzu imwe nawe. Ngiye kubafatira inzu mwembi mubamo. Banemo n'umukobwa wawe nzayishura kandi yigabayo. Kuko nge sinshaka kubana namwe mu nzu. Nanjye simbyemeye. Ntacyo bitwaye. Gusa nge numva ko muri mu rugo nzazana n'umukunzi wanjye akanabasura. Uwo mukunzi bumwihoreye uracyari muto. Sizi ikintu kikwirukansa. Okay. Ndacyari muto bagutumye umuntu muto yawankiramo. Mr Gugu. Uri muto nyine. Mr Gugu. Uri muto. So mama ndananiwe. Anyway ndananiwe. Kandi wakoze ko washatse kunzana hano hantu. Shadi wambwiye ko agiye kuza. Sibyo? Agiye kuza ariko ni na commande y'ibyo natanze ntiraza. Murayisangira muransanga mu rugo. Oya ho wabunsuzuguye. Nuko bimeze. Ntabwo musuzuguye. Injije nzayishobora ko mbona ari umufunga mutwe. Ariko mabura afunze nzayafungura.